ubumara bw'urupfu rwanukaga ahantu aho ariho hose. Raporo ya Human Rights Watch ishinja ingabo za AFC M23 ndetse n'ingabo za leta y'u Rwanda RDF gukora ibyaha by'intambara mu burasirazuba bwa Kongo, iyicarubozo n'ibindi nk'ibyo. Muri ibyo byaha harimo no gutwara abantu ku ngufu, kwinjira mu gisirikare, gukoresha imyitozo ya gisirikare abari munsi y'imyaka y'ubukure n'ibindi byaha byinshi. Iyi raporo ni raporo leta y'u Rwanda yamaganye yivuye inyuma, ivuga yuko abayikoze bashingiye ku bimenyetso bidafatika, ko ibyinshi muri ibi ngibi babimenye bakurikije amakuru ya telefone, ibindi bikaba ari ibihimbano. U Rwanda kandi rwakunze kuvuga yuko ntaho ruhuriye n'abarwanyi ba M23 mu bijyanye no kurwana, nyine ko rudafite ingabo mu burasirazuba bwa Kongo, uretse gusa yuko rwashyizeho ingamba z'ubwirinzi mu kurinda umutekano warwo ku mipaka. Mu biri muri raporo nta na kimwe u Rwanda rwemera. Human Rights Watch ivuga yuko ibyanditse muri iyi raporo bifitiwe ibimenyetso. AFC M23 ntacyo yavuze kuri iyi raporo. Turacyakomeje agace kacu ka gatatu, urupfu rwara ahantu ahariho hose, way everywhere. Rumangabo cyari ikigo cya kera cya Kongo na Chanzu, aho ingabo za kera zari ziri, byahinduwe ibya M23 bigirwa ibigo bibiri by'ingenzi byo guhuguriramo abarwanyi b'uyu mutwe. Chanzu yakomeje gukoreshwa mu guhugura abarwanyi guhera ifashwe na M23 mu bihumbi 2022. Yatangiye kwakira abasirikare n'abasivili bajyanwa mu myitozo. Mu bihumbi 2024 Human Rights Watch yakiriye amashusho yagenzuwe neza kandi hamenyekana no yafatiwe mu midugudu yo muri territoire ya Rushuru. Ayo mashusho yerekana M23 iri kugenda iringaniza imirongo y'urubyiruko rujyanwa muri Chanzu. Abo ngabo bari bafashwe ku ngufu cyangwa se mu buryo bwa gahato, kubera kutitabira imirimo ya gahato cyangwa se bagakangishwa gukubitwa inkoni 150. Bamwe mu bitwaga ingabo zo kurinda abaturage bahuguriwe Chanzu mu mezi abiri ya mbere y'ibihumbi 2025, nyuma boherezwa gukora imirimo irimo igipolisi mu bice M23 igenzura. Rumangabo yafashwe mu mpera z'ibihumbi 2022, ikaba yarakoreshejwe bwa mbere nk'afungirwa abantu ku gahato. Mu bihumbi 2023 yashyikirijwe ingabo z'umuryango wa Afurika y'Iburasirazuba, ariko ingabo ziza kuvamo mu mpera z'ibihumbi 2023, nuko mu mpera z'ibihumbi 2024 M23 itangira gukoresha iki kigo nk'ahantu h'imyitozo ya gisirikare. Nyuma yo gufatwa kwa Goma na Bukavu, Chanzu yahindutse ahantu ho kwakira abakorerabushake, ingabo zo kurinda abaturage ndetse n'abakozi ba leta. Amahugurwa yasabwaga niho haberaga, kimwe n'abayobozi b'abasivili niho bahugurirwaga, harimo n'abayobozi b'ibigo bya leta kugera ku bakomeye, n'abayobozi b'imiryango y'abaturage n'abakozi b'urwego rwo hasi mu nzego z'ubutegetsi. Abayobozi b'abazarendo nabo bajyanwaga Chanzu guhugurwa. Rumangabo yo ngo abaye ikigo nyamukuru cyo guhuguriramo abasirikare n'abapolisi bafashwe. Loni na Human Rights Watch byagaragaje yuko mu bihumbi 2025 abantu ibihumbi bajyanwaga mu gisirikare mu buryo bwa gahato, nubwo bamwe bishyikirije M23 abandi bakinjiramo ku bushake, cyane cyane mu byumweru bya mbere byo gufata umujyi wa Goma na Bukavu. Abantu bose Human Rights Watch yaganiriye nabo bavuze ko bo bajyanwe mu buryo bwa gahato. Imibare ntabwo isobanuka neza. Umwe mu bafungiwe Chanzu yaragize ati, nari mu itsinda ry'abantu 60, twese twajyanwe ku ngufu, bamwe barabatwara za moto, abandi bafite amaduka, buri wese yasize ibintu yakoraga baradutwara. Mu nkambi zombi abahoze bahafungiye bavuze ko bakorerwaga iyicarubozo rikabije, harimo gukubitwa no guhanwa bikomeye mu gihe bakoze amakosa runaka. Hari n'abakubitwaga nta kintu bakoze. Hari abishwe kubera yuko basabye ibiryo cyangwa se amazi, kugenda buhoro, kudakora imyitozo ngororamubiri neza cyangwa ya gisirikare, kunanirwa imirimo ya buri munsi isaba imbaraga, kujya mu bwiherero nijoro cyangwa kugerageza gutoroka, byose washoboraga kubizira. Rumangabo igizwe n'inyubako nyinshi ziri ku murongo uzengurutse ikibuga kiri rwagati. Ahanini muri aho ngaho nahafungirwa binjijwe mu myitozo y'igisirikare n'abapolisi. Human Rights Watch yaganiriye n'abantu 58 bahoze bafungiye muri iyo nkambi, barimo abapolisi 25, abasirikare 20 n'abasivili 13. Bose bajyanwe Rumangabo mu ntangiriro z'ibihumbi 2025. Abasirikare n'abapolisi
bishyikirije M23 mu minsi ya mbere nyuma y'uko umujyi wa Goma na Bukavu bifashwe, bahise boherezwa Rumangabo guhugurwa. Abenshi mu boherejwe muri iyo nkambi basangiraga ibyumba binini, ariko icyumba kikajyamo abantu bagera kuri 20 kugera no kuri 50 bahekeranye, cyane cyane mu bice by'amajyepfo y'uburengerazuba bw'icyo kigo cyangwa se ahagana mu majyaruguru y'inkambi. Nanone ibihumbi by'abasivili, abasirikare hamwe n'abapolisi bafungirwaga mu byumba by'izo nkambi. Abahoze bafungiyeyo bavuze yuko mu gihe cyose bamaze Rumangabo, abarwanyi ba M23 babakubitaga bikomeye bakoresheje amacupa y'ibyuma, inkoni hamwe n'imikandari ikomeye cyane. Iyo ngo bagendaga buhoro buhoro mu gihe bahamagaye, gusohoka batari ku mirongo, kubaza ibibazo bitandukanye, gusaba imbabazi, gusaba amazi cyangwa kugerageza kuyashaka, byose byari icyaha. Gushaka ibiryo, kongererwa ifunguro, kurwara cyangwa se kuvuga iringara byari icyaha, uhanirwa ugakubitwa bidasanzwe. Uwatanze ubuhamya yavuze yuko hari abantu bamwe mu bafungwa bakubitwaga kugera bapfuye. Umutangabuhamya muri iyi raporo ati dushingiye ku byo twabonye, abahoze bafungiye benshi muri abo barapfuye muri Rumangabo mu minsi ya mbere. Urugero, avuga ko ngo hari nk'umunsi umwe hashoboraga gupfa abantu 5 kugera kuri 20. Muri iyi raporo handitse yuko AFC M23 yakubitaga cyane ku buryo abantu benshi muri abo bishwe n'inkoni, abandi bicwa n'umwuma ukabije, kubura imirire ihagije no kutabona imiti cyangwa se ubuvuzi buhagije mu gihe umufungwa cyangwa se uri mugororwa yarwaye. Umusirikare wahoze ari uwa Kongo wigeze kujyanwa Rumangabo muri Werurwe 2025 nawe ari mu batanze ubuhamya. Ati ibyo twanyuzemo byari imibabaro ikabije cyane, benshi muri twe barapfuye kubera imibereho mibi, imirambo ikiri mu nkambi yarashwangutse, nta rimbi ryari rihari. Twacukuraga akantu gato cyane tugashyiramo umurambo. Hirya no hino mu mazu abantu bari bahafungiye, twasohoraga imirambo y'abantu bapfuye buri gitondo. Abahoze bahafungiye benshi bavuze yuko bahatirwaga gushyingura imirambo y'abapfuye akenshi hagati ya saa 8 z'ijoro na saa 11 za mu gitondo, ngo kwari kugira ngo birangire imbere yuko abantu bandi babyuka. Bamwe bavuze yuko babitegekwaga, abandi bakabikora bibwirije. Muri raporo handitse yuko ngo abatangabuhamya bavuze ko abantu bashyingurwaga mu mva ntoya, wenda umuntu agashyingurwa ku giti cye, abandi bagashyingurwa mu mva rusange, imva zishobora kujyamo abantu bagera kuri 25. Batanze ibisobanuro birambuye ku hantu izo mva ziherereye, ndetse bamwe bazerekana ku mafoto ya satellite n'amafoto y'inkambi byeretswe abashakashatsi muri iki gihe cy'ibiganiro. Umwe mu bari bafungiye Rumangabo yamazeyo amezi 10 mu 2025 yaragize ati twashyinguraga abantu bose kandi hose, hari abapfiraga mu bitaro, mu gikoni, mu byumba by'ifunguro. Twacukuraga rero imva rusange, nabikoze kenshi cyane, twabikoraga saa 9 z'ijoro kugera mu gitondo cy'urukerera saa 11. Undi wahoze afungiye Rumangabo nawe yamazemo amezi 10 2025 ati imirambo yashyingurwaga hose mu nkambi, ariko hari imva rusange ku musozi uri hafi y'inkambi. Twashyinguraga imirambo hagati y'6 n'8 mu gihe cy'umunsi umwe. Rimwe twashyinguye abantu 16. Badutegekaga gutera ibiti hamwe n'ibyatsi kugira ngo bahishe izo mva twacukuye. Abantu bapfaga bishwe bakazira gukubitwa gukabije, indwara n'imibereho mibi. Abahoze bafungiye babaye nk'abashushanya igice cy'umusozi uri mu majyepfo y'inkambi, banerekana icyo gice ku mafoto beretswe ya satellite, batanga ibisobanuro birambuye by'ahantu imva rusange ziri. Bavuga yuko aho hashyinguwe imibiri myinshi irenga za 100. Hari abavuze yuko ahashyinguye abantu benshi ari inyuma y'igikoni, abandi bavuga yuko ari hirya y'urusengero rwa Protestant. Hari abagaragaje ahazengurutse ibisa n'amabuye ku murongo w'inyubako zo kuryamamo ziri mu burengerazuba bw'inkambi. Abandi bagaragaza yuko umusozi uri hakurya mu majyaruguru nawo washyingurwagaho. Uyu musozi abatanze ubuhamya bavuga yuko wariho ibirindiro by'ingabo z'u Rwanda. Ikarita yafashwe na satellite igaragara neza muri iyi raporo, igaragaza ibice byinshi biri ahahoze hafungirwa n'ahahoraga hashyingurwa imirambo myinshi yatoraguwe mu ijoro. Ibice bishya byashyingurwaga byaje guhindurwa ubutaka busanzwe, bigaragara mu mashusho ya satellite yafashwe mu 2025 ahavugwa imva rusange. Ibi ngibi rero nk'uko raporo ibivuga ngo bishobora kuba bihuye neza n'ibimenyetso byashyinguye imirambo muri rusange, ariko kubera ko hatariho neza les coordonnées géographiques, ibice by'amafoto bya Human Rights Watch ntibyashoboye kwemezwa neza n'abantu barebye amafoto batanga ubuhamya bose. Muri raporo kandi handitse yuko ngo hari imyobo minini
ifunguye yacukuye iruhande rw'inyubako ziryamwamo na nyuma y'igikoni. Izo nyubako ziracyagaragara ku mashusho ya satellite no muri uyu mwaka turimo. Abahoze bafungiye aho ngaho batatu bavuze yuko iyo myobo yakoreshwaga nk'ubwiherero kandi ko hari imashini zacukuraga ari nazo zayicukuye ziracyari aho ngaho. Abahoze bahafungiye bavuze yuko bakubitwaga buri gihe kandi ko mu bihe byinshi ibyo byabaviragamo urupfu. Umushoferi watwaraga moto mu mujyi wa Goma yajyanywe Rumangabo mu kwezi kwa gatanu umwaka ushize, ari mu batanze ubuhamya. Ati hari umwana wakubiswe kenshi kubera ko atashoboye kugendana n'imyitozo. Umunsi umwe umuyobozi yaraje araduhamagara atubwira yuko wa mwana yapfuye kubera ko atashoboye kwihanganira imirimo yari yahawe. Benshi bavuze yuko bashyinguraga imirambo inyuma y'igikoni aho abagororwa bahatirwaga kujya gushyingura bagenzi babo. Abantu bose Human Rights Watch yaganiriye nabo bavuze yuko naho mu gikoni ari abagororwa bitekeraga, abagororwa ngo baratoranywaga bakajya gutekera ibiryo by'inkambi yose bakagenda basimburana. Abo ngabo rero ngo niyo banizaniraga inkwi zivuye hirya no hino bakazitora baherekejwe n'abasirikare, rimwe na rimwe ngo zigaturuka kure. Bavuze yuko abantu bamwe bagorwaga no guhumeka kubera umwotsi mubi cyane waturukaga mu gikoni. Ngo hari n'abaketse yuko imirambo imwe yatwitswe ariho haturukaga umwotsi mwinshi wangizaga imihumekere y'abagororwa. Abatarashoboraga guteka bashoboraga kujya kuzana inkwi cyangwa gukora indi mirimo yo mu gikoni ishobora gutuma ifunguro riboneka. Umutangabuhamya ati hari igihe umuntu utarashoboraga guteka yashoboraga no kuraswa. Ati ndibuka yuko byabaye ngombwa ko njya gushyingura umugabo warashwe mu mutwe, ariko narebaga nsanga tumushyingura akiri muzima. Ati twamujyanye atureba akatwinginga ngo tumujyane mu bitaro, ariko abaturinda bakatubwira yuko tugomba kumuhamba uko ameze. Havugwa kandi yuko umunsi umwe mu masaha y'umugoroba isaa 5 z'ijoro ngo hari umugororwa wagerageje kwiba akantu gatoya kajyanye n'ibyo kurya kubera ko yari amaze umunsi wose nta kintu ashyize mu kanwa, agerageza kubisha mu mwenda we. Umurwanyi wa M23 ngo yaramubonye aramubwira ati ntabwo twababwiye gukora ibintu muri gukora, biratwereka yuko udashobotse, mwebwe FARDC nta kintu muzi, uyu munsi muraza kubyumva. Nyuma ngo bamujyanye hanze babanza kumubwira amagambo ababaza cyane ubundi baramurasa. Abahoze bafungiye muri Rumangabo bavuze yuko bashoboraga gukora ibyaha byoroheje cyangwa ibikomeye, ariko bose ngo bahanwaga kimwe. Umunsi umwe ngo bari bakoze ibyaha bose bajyanwa ahantu hanze y'ikigo batondeshwa umurongo, hanyuma amafirimbi aravuga batangira kurasa bahereye ku murongo. Muri abo ngabo barashwe ngo harimo abari basabye amazi yo kunywa, abari basabye ibiryo cyangwa se nanone kugenda bakava mu gace runaka bakajya mu kandi mu nkambi batabeherewe uburenganzira, cyangwa se harimo abari basabye kujya mu bwiherero, kuvuga iringara cyangwa se kugenda buhoro buhoro mu gihe cy'imyitozo n'ibindi byinshi. Ibyo ngo byari nk'icyaha cya gucisha umutwe. Abagabo bagera kuri 6 bari bafungiye Rumangabo mu bihumbi 2025 bavuze yuko babonye iyicwa rusange riri gukorwa ku mugaragaro. Hari umugabo w'imyaka 28 wafungiye mu cyumba cyihariye Rumangabo ni mu kwezi kwa gatanu, yafungiwe aho ngaho kugera mu kwezi kwa 11. Ati bicaga abantu imbere y'imbaga y'abantu bose nka saa 11 za mu gitondo, bamwe bagapfa bazize gukubitwa abandi bakaraswa. Ati hari igihe abagabo 6 mu cyumba kimwe, icyo nanjye nari ndimo, bishwe bose. Bamwe bari baturutse mu Bambiro, undi umwe yaturutse Sake, nari nzimo 3 muri abo ngabo. Ati nyuma yo kwicwa rimwe na rimwe imirambo yashyirwaga ahagaragara, byari nk'uburyo bwo gutera ubwoba abandi. Umugabo watangiye imyitozo Rumangabo ari kumwe n'abandi bagera ku 2,000 mu kwezi kwa 11 2025 yavuze yuko hari abagabo bagerageje gutoroka kubera ubuzima bubi cyane bwo mu nkambi, ariko 3 muri abo barafashwe ako kanya bahita bicwa. Ati bazanaga imirambo yabo bakayerekana imbere yacu bakatubwira bati murabona ibyabaye ku nshuti zanyu, mwabibonye, nihagira uwongera kwibeshya namwe niyo gahunda. Abasirikare ba leta ya Kongo bafashwe bakajyanwa Rumangabo mu ntangiriro z'2025 nabo bavuze yuko hari abantu barashwe barapfa bazize kugerageza kwiba ibiryo cyangwa se guta ikigega cy'amazi bari bashinzwe kurinda. Umwe mu bayobozi ba M23 izina ryanditse muri raporo ni Captain Gaston, yagaragajwe n'abahoze bafungiye ahangaha benshi nk'umwe mu bakoraga nabi cyane. Abahafungiye bakundaga kumwita Longangi, izina ry'umukozi ukaze cyane wakoraga mu butegetsi bw'abakoloni mu burasirazuba bwa Kongo ni hambere.
abatangabuhamya benshi bavuze yuko Captain Gaston yishe Koloneli Amarubi i Rumangabo hafi y'ukwezi kwa gatandatu mu 2025. Koloneli Amurabi yari umuyobozi mu butabera bwa gisirikare muri Repubulika Demokarasi ya Kongo ukorera i Goma. Bivugwa n'uwahoze afungiye hamwe n'abakozi bo mu butabera bwa gisirikare bafite inkomoko mu burasirazuba bwa Kongo. Abahoze bahafungiye bavuze yuko nyuma yuko yicwa Gaston yaje gukurwa mu nshingano akanacyahwa, ariko nyuma y'ukwezi kumwe agaruka mu nkambi akomeza ibikorwa byo kwica no kumerera nabi abari mu myitozo ya gisirikare no kubahohotera. Abantu ibihumbi byinshi bafashwe mu mpera z'2025 babanje kujyanwa mu byumba by'imfungwa mu nkambi aho bakorerwaga ihohoterwa rikabije, iyicarubozo n'ibindi. Abandi bahanwaga mu buryo bwa kinyamaswa. Human Rights Watch yaganiriye n'abasivili 6, abapolisi 3 bari bafungiye muri ibyo byumba mu mpera z'ibihumbi 2025. Iganira n'abandi bantu 14 bazanaga ibiryo n'amazi muri ibyo byumba. Abahoze bafunze bagaragaje inyubako ebyiri zakoreshejwe nk'ibyumba byo gufungiramo abantu mu buryo bukabije, ndetse bahise bamenya neza inyubako kuri amafoto ya satellite. Ibyo byumba biri mu nyubako ebyiri ziri hagati mu nkambi, kandi abahoze bahafungiye bavuga yuko byashoboraga kwakira hagati y'abantu 1000 n'ibihumbi 2500. Basobanuye yuko aho abantu bafungirwaga hari mu byumba bito cyane, ariko bishobora kwakira abantu 200 kugera kuri 300 buri cyumba kimwe bahekeranye, cyangwa bakajyanwa mu cyumba kimwe kigari gishobora kwakira abantu bagera ku 1000. Bose bavuze yuko iyo myanya yari yuzuye cyane, ibyumba bitsindagiye ku buryo byabagoraga kuryama, kurya cyangwa se kwicara neza. Abahoze bahafungiye bavuze ko abasivili bakekwaho kuba ari abarwanyi ba FARDC cyangwa Habazarendo nabo bajyanwaga mu byumba bifungirwamo abasirikare n'abapolisi, ariko abo ngabo bakaba ari abantu bazwi neza. Akenshi bashinjwaga ko batarigeze bishyikiriza ubutegetsi nyuma y'uko M23 ifashe Goma na Bukavu. Bamwe mu barokotse urupfu rw'ibyo byumba baje koherezwa mu kindi cyiciro cy'imyitozo yatangiye mu kwezi kwa 11 2025. Abahoze bafungiye Rumangabo nabo bemeje yuko muri iyo nkambi hari abana n'urubyiruko rwinshi, ahanini bari hagati y'imyaka 15 na 18. Umwe mu bahoze bafungiye muri iyi nkambi yavuze yuko mu byumba byo gufungiramo i Rumangabo hari hafungiye abantu benshi hagati y'ukwezi kwa 7 n'ukwezi kwa 11 2025. Aho ngaho ngo yiboneye abana 10 bari munsi y'imyaka y'ubukure bahafungiye. Kashongo zari ahantu hose, utwumba duto twihariye tujyanwamo abantu bakomeje guhakana ko bari abasirikare, ndetse n'abatindaga kwishyikiriza ubutegetsi nyuma y'uko Goma na Bukavu bifashwe. Uwatanze ubuhamya yarafungiye muri abo ngabo. Ati hari abasivili 100 bafungiwe ahangaha mu kwezi kwa 7 kugera mu kwa 11, mu gihe M23 yasuzumaga niba ari abarwanyi ba Wazalendo. Bamwe bararekuwe mu kwezi kwa 11, ariko bandi mu by'ukuri bagumyemo. Ni agace ka gatatu k'iyi raporo yitwa urupfu rwanukaga ahantu hariho hose. Raporo yakozwe na Human Rights Watch ishinja ingabo za M23 hamwe n'ingabo za leta y'u Rwanda ibyaha bitandukanye byakorewe mu burasirazuba bwa Kongo. Leta y'u Rwanda yamaganye kenshi izi raporo, ikavuga yuko zibogamye cyane, ko abazikora batagira ahantu habera bene ibyo ngibyo, ndetse ko u Rwanda rutigeze namba rugira n'umusirikare n'umwe ku butaka bwa leta ya Kongo, uretse gusa yuko rwashyizeho ingamba z'ubwirinzi mu rwego rwo kurinda umutekano ku mipaka y'u Rwanda na Kongo. Iyi raporo iri hafi kugera ku musozo, ariko turacyasigaje agace ka 4 k'iyi raporo, ari nako dusorezaho. Imboni TV, imboni ya rubanda.